nsenga ubutayu njya mu mazi saa 9 z'ijoro ntizantangaga ntari gusenga yego ibishoboka byose ndabikora kugira ngo nanjye mbone ubwo bwami bw'Imana ariko nubwo nabikoraga nakomeza kumva ikidodo mu mutima yego ntabufite muri ngewe kandi nakomeza kuba mfite igihunga yego rero nabayeho muri worship team nayo nkaba ndi umwinginzi ariko nkaba no muri worship team mu baramyi ibyo bita baramyi ndamya Imana cyane nanjye amarira agatemba nk'abandi bose muri kwakuramya Imana habaho no kuvuga n'indimi zazinde abantu bavuga nyene rinderere bushakara labola kwa kundi nyene abantu babizi ndumva ubizi cyane yego nanjye nabibaye ariko uko kubimenya cyane no kubamo cyane nyene byakomeje kunyongera uburushi bwo gukorera ijuru kandi ntazaribona binyuze mu byo nkora yego naje kubisoza bampaye itorero nyobora barimpa aha Nyabugogo yego hari ikintu nashaka kuvugaho gito yego nasanze gukorera ijuru yego ariko kuzamuka umusozi biruhanye yego abana bararushe yego abakabo bararushe yego abadamu bararushe yego abakecuru bararushe n'abasaza bararushe yego bose bamwe barazamuka umusozi biruhanye wowe amasezerano wari ufite yarayahe kuko nubwo wahanurira abantu ariko nayo baraguhanurira amasezerano nari mfite umushumba wanyoboraga yari yarambye ko ngomba kwiga imodoka nanjye numva ngomba kwiga imodoka ngo nta mushumba utagira imodoka mu Baroma niho babivuga neza ngo dore gukiranuka ngo kw'Imana ngo kudaheshwa n'amategeko n'ubwo amategeko ariyo aguha amen uko gukiranuka ngo guhabwa uwizera Kristo wese ngo ari ntatandukaniye yego ubwo uko Yesu akiranuka nanjye niko nkiranutse 100% ngo ntacyo nari kuzokora ngo nemerwe n'Imana nibyo urumva rero ko Imana yakugiriye neza yego iranakuruhura ariko no kuruhuka ariko tekereza uwo muruhu ariko umeze neza ubu ndaryama nkasinzira ntashitaguritse ariko ko njyamye ntasenza amasengesho y'iminsi 2 yita ubwo uranarya noneho biragaragara n'akabiri kameze neza muri Yesu byose biremera amenyere ko ndi umwana mu rugo kwa data nta mpamvu yo kwicisha inzara n'akazi nkora gasanzwe kagatungu no mubiri ngo ndakice kubera ngo amasengesho nta mpamvu yo kugwara igifu no gukira indwara none ineza yawe ineza ye narayibonye ababisha bangose muvanda babishura bazi ni bya bindi Satani yaduteza nibyo nabwo nakwaguhora duhangayitse yego rwose ngo turapfa ngo turarimbutse ngo turashize abo nibo babisha twari yego ntabwo ari abantu nibyo ariko na Bibiliya nikivaho ntabwo turwana n'abafite inyama n'amara ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri amen muvandi ngiye numva nta kindi kiruta ibyo nta kintu wanzanira hano mu isi cyandutira kuba ko Imana yangize uwera ubwo rero ikintu ntegereje kuzataha ntegereje ubukwe uko nzaba nsanze uwankunze kandi yanankoye yanguze n'igiciro cyinshi cyane turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mukunda ubutumwa bwiza dutanga tubunyujije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo YouTube harimo Facebook harimo TikTok ndetse na Instagram turanabashimira kandi kubera ko tutazi ko mudukurikira ntabwo twatambutse ibi biganiro ariko kubera ko tuzi ko mudukurikira niyo mpamvu tudacika intege dukomeza gutambutsa ibi biganiro by'ubutumwa bwiza ariko kandi namwe reka mvuge ko mwanahisemo neza kubera ko hari byinshi biri ku mbuga nkoranyambaga umuntu yakabaye yumva ariko kuba mwarahisemo gukurikira ijambo ry'ubutumwa bwiza mwahisemo neza kuko ni ijambo rikiza ni ijambo ribeshaho ni ijambo riruhura ni ijambo mu by'ukuri ritanga igisubizo cy'ibibazo
by'ubu buzima turimo ariko n'ubuzima buzaza. Ubwo rero nk'uko mubibona muri studio zacu turi kumwe n'umutumirwa mudasanzwe muzi, ariko kandi ni mwene data muri Kristo Yesu. Turagira ngo mu by'ukuri abibwire abasuhuze, ariko nyuma yo kubasuhuza turaza gukomeza kugira ngo atubwire akari ku mutima we, icyo Imana yamutekereye kugira ngo atugezeho uyu munsi. Ni karibu mwene data. Yego, murakoze. Cyambere nshimiye Imana kuba ngezemo hano muri studio y'ijuru ntirikorerwa. Izina ubwaryo ijuru ntirikorerwa ku buhamya bwanjye nararyumvaga ariko sinari ndarisobanukiwe. Yego. Ariko tukiri aho nyene amazina yanjye nk'uko abavandimwe bari banyakiriye, nitwa Muhanuzi Philippe. Ari niyo mazina nasanze ababyeyi banyita, nitwa Muhanuzi Philippe. Ariko nshimira Imana ko noneho Imana nanjye yampinduriye izina. Yego. Wari umunyabyaha akaba ari umukiranutsi, akaba ari uwera imbere y'Imana. Amen. Ni ibintu bikomeye cyane utakwiha kandi utaha umuntu kandi utashaka ku giti cyawe ngo ubibone. Kire kubigizwe nyine n'uwera kuko niwe yeza, ni nawe kandi akomeza kubikora byose. Rero nanjye nabayeho nkorera ijuru, nabayeho nzi yuko umuntu agomba kurikorera, ubwami bw'Imana ari kubukorera. Nakoze byinshi. Nakoze byinshi cyane, ariko nyine ntabwo nigeze ndaribona mu byo nakoraga. Yego rwose. Ariko hari cyarananiye gusobanukirwa yuko ijuru, agakiza, ubugingo buhoraho ari ikintu kimwe, ari Kristo Yesu. Yego. Kandi ariko naririmbaga Yesu, nabwiriza Yesu, nasengera muri Yesu. Ibyo byose nari mbizi. Ariko nari mbizi nk'amateka. Ariko noneho ubu ngubu icyo nshimira Imana cyane nuko byabaye ubuzima muri njye. Amen. Rero nkomeje gushimira Imana no gukomeza kunezerwa no kuba nyene ngeze muri studio kugira ngo nanjye ntanga umusanzu wanjye. Ngira abo mbwira na cyane abo twahoranye dushaka iryo juru, nzi ko nabo bakirikorera ariko bataranaribona. Ariko ngiye nashaka kubabwira ko ngiye nararuhutse. Amen. Nararuhutse sinkirikorera. Amen. Rero mu buhamya bwanjye urumva ko nabaye umwinginzi, nabaye umuririmbyi mu worship team, ngeraho nyobora na worship team, kugeraho mbaho na pasteri, nanjye ntangira kwigisha, ariko nyene nigisha ibyo ntazi. Ariko nshimira Imana ko yagiye impishurira, nkuko kumishurira ikanyereka ko atari ngombwa ngo umuntu abigigwe n'abantu, ahubwo umuntu yamaze gukizwa, yamaze gukira, ahubwo agomba kuba yavuga uwamukijije, akanavuga n'ibyo yamukijije. Amen, amen, amen. Rero ndabishimiye Imana cyane kuba ndimo hano. Ese watangiye kwiyumvamo gushaka Imana ryari? Ufite nk'imyaka ingahe ugereranije? Nge natangiye gushaka Imana afite imyaka 18. Yego. Nibwo natangiye gushaka Imana, njya muri Katolike. Bangira umukuru w'umugwi wari muri Katolike. Ntangira gusenga rozari, ishapure. Ntangira kuririmba. Nyene nanjye ntangira avuga ko ndi umunyabyaha n'igihe nzapfira. Yego. Aho niho natangiye gushakira Imana, ariko none intego nyamukuru ko ari kugira ngo nanjye mbone ubwami bw'Imana, mbone ijuru. Yego. Ku myaka 18 uyoboka Katolike. Yego. Unakorerwa birumvikana imihango iteganyirijwe buri wese uyobotse Katolike. Hanyuma ese Katolike wayimazemo imyaka ingahe? Ese waje wenda gukirizwa aho ngaho cyangwa se hari ahandi ubutumwa bwiza bwagusanze? Hoya, tukiraho na Katolike nyene nayo sinayimazemo igihe kireke. Nayimazemo nk'imyaka 5. Yego. Maze igihe nyene nyivamwo, njya muri ADPR. Yego. ADPR nayo nyibamwo, nsenga ubutayu, njya mu mazi, saa 9 z'ijoro ntizantangaga ntari gusenga. Yego. Ibishoboka byose ndabikora kugira ngo nanjye mbone ubwo bwami bw'Imana. Ariko nubwo nabikoraga nakomeza kumva ikidodo mu mutima. Yego. Ntabufite muri njyewe. Yego. Kandi nakomeza kuba mfite igihunga. Yego. Ubwo ko twasengaga
uko twakora iyo mirimo yose ni nako niyezaga. Yego. Kuko numva ngomba kubeshwaho no guhora niyeza ku gato na kanini kugira ngo ubwo bwami bw'Imana nanjye nzabubone. Nzabugemo. Yego. Ariko ntabwo numva ko nabubona nonaha. Numva ko ari igihe nzabubona. Yego. Nkuko benshi nyenda ni nako banabitekereza. Yego. Nayo rero sinayibayemo igihe kirekire ADPR, nahise nyivamo njya mu macaci, ibyo bita amacaci by'abantu bita ngo namadini y'inzaduka ngo namacaci. Yego. Ibyo navyo nabigiyemo babona ubushake mfite, uburyo nkunda Imana n'uburyo nkomeza kugendana nayo, kugezaho rero bagenda banshira mu izo nzego zose bitewe n'umwete bambonana. Ubwo inzego uvuze bagushyizemo nizihe? Nabaye umwinginzi w'itorero. Abinginzi b'itorero ntabwo bajyama buri wa gatanu, nyine ugomba kugenda gusengera itorero. Ugomba kwinginga. Ugomba kwinginga Imana. Gutabara abantu. Yego. Ariko nawe gutabara. Yego. Muri make rero nabayeho muri worship team nayo. Nkaba ndi umwinginzi ariko nkaba no muri worship team mu baramyi, ibyo bita baramyi. Ndamya Imana cyane nanjye amarira agatemba nk'abandi bose. Muri kwa kuramya Imana habaho no kuvuga n'indimi zazindi abantu bavuga, nyene rinderere bushakaralabola, kwa kundi nyene abantu babizi. Ndumva ubizi cyane. Yego. Nanjye nabibaye. Ariko uko kubimenya cyane no kubamo cyane nyene byakomeje kunyongera uburushi. Bwo gukorera ijuru kandi ntazaribona binyuze mu byo nkora. Yego. Ubwo waje gusoreza urwo rugendo ku mwanya w'upasitori, wigeze ubivuga kare ko wabayeho umupasitori cyangwa se umwigisha w'ijambo ry'Imana? Yego. Naje kubisoza bampaye itorero nyobora, barimpa aha Nyabugogo. Yego. Ariko hagataho barimpa twari twarahuye n'abavuga butumwa bwiza. Yego. Bambwira ko ijuru ridakorerwa. Yego. Ariko nkumva arimo baranyovya. Yego. Kuko nge nakuze kuva nkiri umwana numva ko umuntu ariharanira akarikorera. Ubwo rero kubimbwira maze kuba umugabo mukuru, mfite nanjye n'abana, mfite n'urusengero nyobora, byari bigoye cyane kugira ngo mbashe kubyakira. Narariyoboye amezi agera muri 3. Ariko haza kugera igihe habaho COVID. Yego. COVID ije nibwo ibyo gusengera mu rusengero no kwitwa ya matitire yose bari barampaye byahagaze. Yego. Kandi byahagaze kuri bose benshi. Yego. Ariko ngewe icyo nungukiyemo n'inyungu nagize nuko byahagaze, noneho nkahita negera babavuga butumwa bwiza. Bambwira ko ijuru ridakorerwa. Ndabwita ngaho ni mu binsubiriremo noneho. Ubu simpuze cyane ndi bubyumve. Ariko mbere barabimbwira kubera agenda, Bibiliya, igitabo cy'indirimbo nirukanka sinabyumva. Nta kuvugana n'abayobe ba. Uba gufite gahunda nyinshi ku buryo nk'umuntu w'umushumba ntabwo wari kubona umwanya wo kumva abo bantu bakubwira ko ijuru ridakorerwa kandi wowe ushishikaye mu kurikorera. Ariko Imana ishimwe nyene ko COVID imaze kuba mu mutwe habaye nkaho hatekanye. Yego. Batangira kumpa ivyanditswe rero. Bampa icyanditswe cyo mu byakozwe n'intumwa 17, 23, 24, 25. Yego. Ibyo byanditswe ntibizegera bimva mu mutwe. Yego. Byaravuga ngo Imana yaremye isi n'ijuru, ntiba mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu. Naratangaye. Yego. Naravuze ati aha hantu ko Bibiliya nyigendana kuki ntari bwahasome. Yego. Ese nibyo? Ngerageza gushakisha muri Bibiliya zitandukanye, byose nsanga bivuga kimwe. Ngo kandi ngo ntikorerwa n'amaboko y'abantu, nkifite iki Kenya. Yego. Aho niho natsindiwe. Ngira umwete wo gushaka bababwiriza butumwa bwiza. Yego. Binumvikane hari ababwiriza butumwa bwiza, ariko hari n'abakubwira amakuru meza. Ariko hari n'abakubwira n'amakuru mabi. Yego. Rero urumva nisanze narakoranye cyane n'abambwiriza amakuru meza, ariko batambwira ubutumwa bwiza. Kandi ubutumwa bwiza ni Kristo Yesu nirirwa mvuga ariko ntamusobanukiye. Yego rwose. Rero nashimiye Imana. Baransobanurira. Bamaze kunsobanurira numva ndanyuzwe. Yego. Numva noneho banyereka yuko ijuru naribonye ubuntu, ariko nabwo sinabyemera. Yego. Sinabyumva. Ku mpamvu z'uko nanjye nigisha abantu. Yego. Yuko kujya mu bwami bw'Imana ari ukubiharanira, ari ugukora cyane, ari ukwiyeza cyane, ari ugukora imirimo yose ishoboka. Yego. Ubwo rero byarangoye cyane.
ariko nshimira Imana nyene ko icyo yari yaravuze yari yarakivuze kuri nge, icyo yanditse yari yaracanditse. Yego. Habayeho kumva ko mu mutima nyene ko nanjye ijuru ndarifite. Yego. Hari ijambo bambwiye ryansinze, ariko n'ubu rijya rigaruka mu bwenge bwanjye. Yego. Wese ni gute umwana yakorera iwabo. Yego. Kumbe ndi umwana w'Imana. Navunitse cyane nkorera kubi wacu. Ibi bintu byo bimeze bite? Yego. Mwuka wera niwe yansanze arabisobanurira, ntangira nanjye kubisobanurira abandi. Yego. Amahoro mfite nayakuye kuba ijuru ari kwa data. Yego. Kandi ari umugabane wanjye. Yego. Kandi kuribona nkaba nararibonye kuko nogejwe n'amaraso ya Yesu. Ariko nanone nkaza kumenya ko n'urupfu nago yari gupfa. Urupfu ngiye nari gupfa. Ari Kristo Yesu yarupfuye. Amen. Kuba rero Yesu yaraje agapfa apfiriye ngewe, akaba yaranamenye n'amaraso yazira inenge, ayameneye ngewe, nahise numva ko kuko ivyo ari ibihamya. Yego. Twajyaga turimo ngo Mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye neza yawe. Yego. Nanjye nabonye neza y'Imana. Hanyuma mbere y'icyo gihe cyose, yego, ubwo ndashaka kuvuga mbere ya Covid, yego, mwizo nzira zose wanyuragamo ushakisha, yego, mu by'ukuri ubuzima bwawe uko wiyumva gute mu mutima? Nahorana ubwoba. Yego. Nahorana ubwoba bwo mu mutima. Yego. Nubwo nyene uhagarara imbere y'abandi, ariko byanga byakunda mu mutima nyene wumva runigana. Yego. Kuko bajyaga wababwira ngo twiyeze, bakanakubwira n'ibyo bakoze, ariko nawe ukarangiza kwiyeza, nanjye nkarangiza kwiyeza, ariko nkumva nubwo Yesu yaza ntabasha kuja mu ijuru. Yego. Nk'igihamya cyuko nanyuze mu nzira itariyo. Yego. Ndimo ndarishaka mu mbaraga zanjye uko nshoboye kandi ntirishakiraho. Irishakirwaho. Yego. Hari ikintu nashaka kuvugaho gito. Yego. Nasanze gukorera ijuru. Yego. Ariko kuzamuka umusozi biruhanye. Yego. Abana bararushe. Yego. Abagabo bararushe. Yego. Abadamu bararushe. Yego. Abakecuru bararushe n'abasaza bararushe. Yego. Yego. Bose barimo barazamuka umusozi biruhanye. Nubwo bavuga ngo tuzawuzamuka, bo ni tuzawuzamuka, ariko nje kuri nge kugera kuri iyi saha, kugera kuri uwo mwanya, ndavuga ngo uwo musozi ni Kristo Yesu yawunzamukiye. Amen. Ngaya amashimwe mfite. Amen. Amen. Kandi cyanshimishije nuko ngo nabaye umuragwa. Yego. Yego. Ngo nuko nabaye umuragwa kwa data. Ngo ndi umwana mu rugo kwa data. Amen. Ukiri mwubwo burushyi, ukiri ku musozi biruhanya, utari waruhurwa na Kristo. Yego. Ese waba warigeze uba umuhanuzi? Kuba umuhanuzi abantu kubera n'izina ryanjye harabansangaga. Bakambwira ati ngaho nyine gira iki tubwiye duhanurire. Kuko abantu bazi ko Imana bayivugisha uko bavyumva. Yego. Nanjye kuko nyene ntari bwasobanukirwe Imana iyo ariyo, narebera mu marangamutima. Yego. Nabona wambaye ikote nk'iryo nambaye, akubwira ati Imana irakurije indege muri ino minsi, izakugira umuyobozi ukomeye ahantu hakomeye. Yego. Ashiraho n'ururimi nyene. Yego. Za ndimi Satana hangira abantu. Yego. Kuko nazo sizima. Yego. 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 Ariko nyene icyakomeza kungaragariza mu mutima nuko ico kidodo cyuko ntari umwana w'Imana, ko ndimo ndakorera ibidakorerwa, nyene numva narimbuka kandi namaze no guhanura. Wahanuriye abantu. Uwe amasezerano wari ufite yarayahe? Kuko nubwo wahanurira abantu ariko nayo baraguhanurira. Amasezerano nari mfite, umushumba wanyoboraga yari yarambye ko ngomba kwiga imodoka. Nanjye numva ngomba kwiga imodoka ngo nta mushumba utagira imodoka. Numva rero imodoka. Ariko ubu ngubu nasobanukiwe neza ko nta kintu na kimwe nsigaje kubona hano mu isi. Yego rwose. Ku mpamvu z'uko ico nari ntegereje nkanje narakibonye. N'ubugingo buhoraho. Amen. Yesu yaravuze ngo vyakumarira iki kunguka iby'isi yose, Yego. ariko ugahomba ubugingo buhoraho. Yego rwose. Urumva imodoka n'akantu gato cyane. Gato cyane.
n'icyubahiro bambwira nico nanjye nifuzaga kuko nabona barambika ibiganza ku bandi nkabona baraguye nkavuga ati aha biriya bintu nanjye numva ariko rwego ngomba kubaho. Ariko ibyo byose maze gusobanukirwa ko ndi umwana w'Imana nahise mbona titre itagihinduka kandi itagirwa n'uwari wese utanakwigira ahubwo yihabwa nk'impano. Kwitwa umwana w'Imana rero byatumye ntuza mw'ibyo bintu byose. Ubu simpahamukira imodoka, simpahamukira inzu kuko n'ubundi simba mu gihuru mba mu nzu n'imodoka zigendamo. Rero umutima wanjye urumva waratuje nemeranya n'icyo Imana inyita. Muri make ndumva urashaka kuvuga iki kintu ahari impamvu abantu baba bifuza cyane guhanurirwa ibizaba kandi bya hano mu isi nuko baba batari babona ikiruta ibindi byose. Ubwo si nkacyo ushaka kutubwira. Nico nshatse kuvuga. Ico kintu ni Yesu wanakivuze. Iyo ni disikuru ya Yesu. Yabwiye abigishwa be arababwira ati mushaka ubwami no gukiranuka ibindi byose muzabyongerera. Maze kubona Kristo Yesu re muri nje nabonye gukiranuka. Nk'uko Imana cyambere kiravivutse. Noneho maze kumwakira nk'umukiza ubwami bwe bwaje bukorera muri nje. Wumva si ibindi atari inyongera nubwo bitanaboneka. Ibyari bikomeye narabibonye. Ni ubwami no gukiranuka. Ariko nanone gukiranuka ako nakoreka nkavugeho ntabwo ari gukiranuka kwanjye kavugeho ako kantu ni ugukiranuka kw'Imana ishaka. Atari kwa kundi nagiriye mu butayu, atari kwa kundi bampereye titre ya pasiteri, atari kwa kundi ko kwiyeza ko masengesho hoya. Gukiranuka ngo kwahishuwe n'Imana. Urumva uko ntabwo waguhabwa n'ibyo wewe wakoze. Ukore kuba narakubonye nta kindi sigaje hano. Aho hantu urakoze kuhatinda gato. Hari abantu iryo jambo barivuga uko ritari nyine ribari muri Mateyo mu gice cya 6 ku 30 gutyo. Ni bavuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa. Hari n'abavuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kose. Ariko no gukiranuka kwayo no gukiranuka kwayo kw'Imana ubwayo. Bivuze rero ko atari gukiranuka umuntu yakorera ahubwo yaguhabwa nyine niyo Mana kuko niyo nyirako niyo ikuza. Uko si kwa bangeso nziza. Si kwa kundi bakubwira ngo reka ibi nibi ngo ntukore ibi nibi. Oya. Uko nuko Imana ubwayo. Rwose. Imana ndayikunda cyane kuko ibintu yadukoreye yagiye inabyandika. Imaze no kubyandika iduha n'ababitumenyesha. Rwose. Mu Baroma niho babivuga neza ngo dore gukiranuka ngo kw'Imana ngo kudaheshwa n'amategeko n'ubwo amategeko ariyo aguha. Ubwo gukiranuka ngo guhabwa uwizera Kristo wese ngo ari ntatandukaniye. Ubwo uko Yesu akiranuka nanjye niko nkiranutse 100%. Ibyo bintu ni iby'igiciro cyinshi. Biraruta imodoka koko. Biraruta n'inzu. Biruta inzu muri Kigali. Kubera ko aho byagushyize naho iteka ryose. Noneho mu gihe ibyo bindi byo umuntu arabisiga hanyuma akagenda nta kintu cya hano ajyanye. Noneho umuntu yakwibaza kuko hanze aha wenda hari abandi bantu bumva inzozi zabo ari ukuba ahubwo abapasitori nk'uko wari we. Uyu munsi umuntu akaba ni umudiyakoni ariko avuga ati nitwara neza bazanzamura nzaba na pasitori. Ibyo bintu hashingiwe ku byo waronse mu by'ukuri ni ibyo kwifuzwa. Oya ntabwo ari ibyo kwifuzwa kuko icyo kwifuzwa baba bagomba kukimenya. Ni ugukiranuka Imana ishaka kugira ngo uzabane nayo no kuvyagwa nayo. Si ibyo? Iyo yaravuze ngo isi nibiyuzuye byose nibyo biteka. Ntiwumva se nyene iyo byawe n'Imana ko n'ibyo bintu navyo ubu bifite uko ari byaso. Ibyaso nibyo byawe. Rwose. Muvyeyi mwiza ibyo afite biba ari ibyawe. Ahubwo nyene nukutamenya. Nukutamenya. Ariko ari naco
Imana yahamagariye abavuga butumwa bwiza kugira ngo bajye bamamaza bino bintu, kandi uwo bigezeho ndahamya neza umutima uraruhuka kuko nanjye n'uwanjye waruhutse. Kuko uhita ubona ko papa niwe utwara abatware bose, papa ni umwami w'abami, papa afite byose. Ubwo afite byose rero nkaba ndamwumvira kandi nkaba ndamukunda ndi umwana we, azajya ampa icyo ashaka mu gihe gikwiriye, hakomeza kumwizeruka kandi ngenda mbisohora. Nayo ibindi ngo pasiteri, bishopu, iki hoya, ibyo si ngombwa, ibyo si ngombwa. Ubwo noneho rero icya mbere numvishe nuko inzara wari ufite y'iby'isi yarashize kubera ko wabonye ikibiruta byose, kandi n'uwo wizeye niwe ufite byose, niwe ubeshaho byose, ku buryo ubwo umufite koko ahubwo ufite byose. Niko twanavugaga ngo Yesu ni byose kumufite. Twabivuga tutabizi ariko ubu noneho ndabyumva neza. Yego rwose. Muri make aho kugira ngo abantu barushywe no gusengera promotion, gusengera visa, gusengera inzu mu mujyi wa Kigali, gusengera imodoka n'ibindi bihangayikishije abantu, ahubwo abantu bagira inzara n'inyota byo kumenya uburyo umuntu yaba umukiranutsi akaba mu isi yaremewe n'Imana, kubera ko muri uko gukiranuka hahishemo byose. Iyo umaze kumenya ko wawe mwana w'Imana, nyene kuki wacu ni mu ijuru, ntabwo ari hano. Ibya hano byose usigaye ubireba nk'ibintu bisanzwe biri aho ngaho, byagufasha gusa by'akanya gatoya. Ariko iwacu mu ijuru ntabwo bikorayo. Oya, nta modoka izajya mu ijuru. Benshi baranabizi nyene niyo uyiguze hari uyigura ayishashe gahita igonga, kandi ngo warayisengeye, ubwo sishimwongera kurizana ku Mana. Ibyo rero numva sinabyo tunatindaho, ibyo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Amazu, abana beza, abagore beza, amasambu, ibyo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ibyo tubisangiye n'abandi bose batanizera, yewe batanazi niyo Mana. Kuko ushobora kuvuga ngo urakeneye imodoka ngo niwe wagiye gusengera, ugasanga hari uzikora, ubwo se nawe asengeye. Igikenewe ni kimwe, ni ukuba umwana w'Imana. Ubaye umwana w'Imana, ubaye umukiranutsi, uba ufite ijuru, uba ufite ubugingo buhoraho. Yewe hari ijambo rinshimisha cyane, ngo ubaye uwera imbere y'Imana, ngo utagawa. Amen. Ibyo se wumva hari agaciro, bifite agaciro karenze ibyo wabona bya hano. Ariko Fili, ndumva ikinyarwanda umaze kumenya cyinshi, ariko abashinga ntahe bagomba kubabwira ko umuntu wabaye umugororotsi. Nabo kuko bakurikira social media, baradukurikira cyane no ku Ijuru TV. ni ukuri nanjye nabaye umugororotsi, ariko ntabikuye mu byo nakoze cyane, mu byagezwe ibyagezwe ngo twabihawe kugira ngo akanwa kazibwe funga kintu. Umva se ibyo bintu twahawe kugira ngo bituzibishe umunwa, wumva wavyirata ntiwavyishimiye, ahubwo ubuntu ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu nivyo tugomba kwishima. Hari n'umugabo nakundaga cyane, yakunda kurimba ngo ntacyo nari kuzokora ngo nemerwe n'Imana, mbega ubuntu butovugwa bwankuyeho rubanza n'imbabazi zawe mwami zanshoboje kwinjira. Ijambo rikavuga ngo twapfanye na Kristo, ngo tuzuranywa nawe, ngo twicarana nawe, ngo ahantu ho mu ijuru mu buryo bwa mwuka. Ntumva nyine ko twinjiye tujya mu ijuru, ntabwo twaraye ku marembo, nta nubwo twagarukiye ku marembo. noneho naraye ku marembo y'ijuru ntabwo yemera wowe. Oya, ntabwo ariyo ahishuriwe.
abandi niyo turi tugaruka hano mu buryo kugira ngo Imana idukoreshe ikomeze kuvyara abandi, nawe ngo warahagarukiye warahombye. Mana Yesu araryoshye cyane, Yesu araryoshye. Twajyaga tunabivuga ngo andyohera cyane ngo kurusha ubuki. Twavuga byinshi cyane. Hari n'abasigaye bamwita ngo ni igitare cy'amahanga. Ngo ni sambitaru. Ahubwo ubu ngiye ko nduwera namubonyemwo byose, nige nagakwiye kubavuga ivyo bintu. Amen. Kuko babivuga batabizi. Kuri we yakubereye isambu itarumba. Amen. Amen. Nye ni igiti cy'inganzamarumbo. Amen. 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 Kuri wowe rero mu by'ukuri covid uko nabyumvishe yakubereye igihe cyiza cyo kwitekerezaho no kongera kwibuka ko hari abantu mwahuye. Ariko se koko y'ijuru riza ko barikorerwa reba nk'igihe cya covid ibintu byinshi twita gukorera Imana byari byahagaze, sibyo? None se abantu bari bacungiye kuri ibyo ngibyo, ubwo nabo batekereze bari kujya mu ijuru none biciye mu yihe nzira? Kuba ijuru ridakorerwa tubisubiremo, kuba ijuru ridakorerwa suko rihendutse, nta nubwo rinacirire. Ijuru Imana ubwayo nyiri ijuru n'isi iravuga ngo ijuru ni intebe nicaye, isi naho nshira ibirenge byanjye, nawe warangiza ngo wakorera ijuru. Ahubwo Imana ishimwe ko yambabariye n'icyo cyaha nacyo cyo kwiyemera, cyo gusuzugura Imana, kumva ko nayibwira ngo igireho nanjye nicare. Gukorera ijuru bibaye bishoboka cyangwa byanakunda byagusaba gutungana nk'Imana 100%. Kandi ngo n'ubusitaye kuri bya byagezwe wavugaga ngo abavyishe byose nibyo. Ubwo rero Imana yemeye ko abantu bakorera ijuru. Urebye n'uburyo abantu babayeho hano, bapfa n'utuntu tw'amafuti basiga bakagenda baduhererekana, amasambu n'ibindi n'amafaranga. Ni ijuru abantu bazagwanirayo. Ntabwo Imana yakora iryo kosa. Nibyo kuko icyubahiro cyayo ntiyagiha undi muntu, niko yavuze. Nibyo rwose. Nibyo urumva rero ko Imana yakugiriye neza, iranakuruhura, ariko no kuruhuka. Ariko tekereza uwo muruhu, ariko meze na neza. Umeze neza. Ubu ndaryama nkasinzira ntashitaguritse, ariko ko njyamye ntasenza amasengesho y'iminsi 2 yita yino. Ubwo ranarya noneho biragaragara n'akabiri kameze neza. Muri Yesu byose biremera. Muri Yesu byose biremera. No kurya umuntu ararya noneho bigakunda muri Yesu. Ariko umusigaye mvuga ariko idini ryarampemukiye. Ariko nararibabariye. Idini ndavuga nyene gukorera ijuru. Ibyo bintu byarampemukiye cyane. Kuko mu Mana nabonye ngewe ntabwo ndumufatanya bikorwa n'Imana, ahubwo ndumugenegwa bikorwa. Amen. Ariko n'abantu bose niko bameze, nuko batarabimenya neza, ariko bazabimenya. Ntabwo turabafatanya bikorwa n'Imana, ahubwo turabagenegwa bikorwa. Rero umwana wese agomba kuba iwabo. Namenyere ko ndi umwana mu rugo kwa data, nta mpamvu yo kwicisha inzara n'akazi nkora gasanzwe kagatungu no mubiri ngo ndakice kubera ngo amasengesho. Nta mpamvu yo kugwara igifu no gukira indwara none. Nta mpamvu yuko madama nzanira ibiryo nkabanza nkabisengera ngo biranduye kandi ahubwo ari nge wanduye. Ubu rero ibiryo bije ku meza ndabishimira Imana. Amen. Nkabifata nkabijya nkishima, ubuzima bugakomeza. Ariko mbere yari toka satani byakozwe n'amaboko yanduye. Ahubwo abantu nibo banduye. Ninge wari wanduye ico gihe, none nkagira nubwo gwikekwe nkanatinya ngo napfa mbiriye. Natinya urupfu. Ariko ubu ntabwo ngitinya urupfu. Rwose. Nasobanukiwe neza ko urupfu n'ubutumire. Amen. Ku mwana w'Imana. Niba Imana aho yandekeye hano mu isi, impamvu mvuze ngo yandekeye hano, igihe nizeraga bavuga ubutumwa maze kumbwirwa ubutumwa bwiza, nari nkwiye guhita ndanataha nkajya kwibanira n'Imana. Ariko Imana nayo yemera ko ntaha.
ijambo ngo kunda mugenzi wawe uko wikunda yari kubigisha. Yego. None se ne kuzakunda bava abandi ngo mbabwire bino bintu nanjye nabonye mbabwire amahoro gute ihisi ntahano. Yandekeye hano kugira ngo nkomeze mbwire n'abandi. Nibyo. Ineza nagiriwe n'Imana. Yego rwose. Rero ineza y'Imana imaze kongeraho ubu nanjye ndarya nkajyana. Ineza yawe ineza ye narayibonye ababisha bangose. Muvanda babishura bazi ni bya bindi Satani yaduteza. Nibyo. Ni bya byana bw'aboba na kwa guhora duhangayitse. Yego rwose. Ngo turapfa ngo turarimbutse ngo turashize. Abo nibo babisha twari. Yego sha. Ntabwo ari abantu. Nibyo. Ariko na Bibiliya nikivaho ntabwo turwana n'abafite inyama n'amaraso. Ni bya bindi byose byari bituzengurutse. Niyo myuka n'ijambo rivuga. Unagahora yikangura. Yego neza y'Imana rero yangeze. Amen. Amen. Nibyo. Ariko ubu sinabwo umuntu noneho yashimira Imana bigakunda. Abera niwe bemerewe gushima Imana. Okay. Umuntu utera ntabwo yemerewe gushima Imana. Yego rwose. Amashimwe n'ayabera. Yego pe. Kandi ayo mashimwe yabo si bya bindi twavuga by'isi. Yego. No gushima Kristo Yesu. Amen. Watubereye igitambo. Yego. Akongera kanatubyara tukabana b'Imana. Amen. Na utamushima rero. Amen. Utagushima ninde. Utagushima yavahe. Utagushima nuwahe. Amen. Urumva Kristo Yesu arimo byose. Nta utamushima. Ahubwo abera tubikore cyane. Nibyo kuko icyo numva kandi gikomeye nuko nishimwe ryacu rihoraho kuko nicyo twahawe nacyo gihoraho. Yego. Kandi ishimwe nyene muvandimwe. Yego. Ni Kristo Yesu. Amen. Witanze. Amen. Ku bwacu. Amen. Weratureba ngatubona nk'intama zazimiye. Yego rwose. Wakabona turorongotana. Ngo ibyaha tubigotomera nk'amazi. Yego. Aravuga ati bariya nibo nkunze. Ibyabo bimbareho. Okay. Yemera kubibagwaho. Yego. Nanjye mbagwaho gukiranuka. Amen. Kugira tubyoroshye nyine tujye tworohereza abantu kugira ngo bagire aho babyumvira. Yego. Twabazweho rata. Nibyo. Twabazweho gukiranuka kw'Imana. Ntabwo ari ukwacu. Ntabwo twari dufite nk'ukwanyu. Mwege mufite. Yego. Ariko none tuza kumenya ko kudafite agaciro. Yego. Hari ukuntu Yesaya yabyeretswe. Yaravuze ngo nibyo twagerageje gukiranuka byose. Nibyo. Ngo nubushwambagara bwuzuye ibizinga. Nibyo. Aravuga ngo umuntu uhereye mu bworo bw'ikirenge kugera mu mutwe nta hazima. Yego. Urumva twari babi. Yego. Rero ubu ngubu nibwo maze kumva agaciro k'ibyo bintu. Yego rwose. Nibwo maze kumva agaciro k'ibyo bintu kuko nabyakiriye mu mutima. Amen. Umva ari nge byakorewe. Ibyo bintu bimaranye urumva nkurikije igihe wambwiriye muri Covid ni imyaka igiye kuba 4 sine igiye kuba 4 wizeye ubutumwa bwiza. Ariko ngereranyiriza iyo myaka 4 n'indi myaka yose wamaze utarizera ubutumwa bwiza. Ikintu cyambe nakugeranyiriza. Yego. Nagiriyemo ibihombo byinshi. Muri iyo myaka yindi. Iyo myaka yindi naratakaje cyane ibintu byinshi cyane. Yego. Natakaje umubiri wanjye. Yego. Natakaje umwanya wanjye. Yego. Yewe nashizeho n'amafaranga. Okay. Yego. Ibyo bintu rwose narabihombye. Yego. Ariko maze kwizera ubutumwa bwiza. Yego. Nasubiranye ibyo ntari mfite. Amen. Nasubiranye ibyo ntari mfite. Wagaruriwe ibyawe. Nagaruriwe ibyawe. Kuko nyene twari dufite inyigisho ivuga ngo mwari ivy'Imana. Muzanira Imana ibyayo mwayivye. Irabicirazana kinubi. Ariko maze kumenya ko ndi umwana w'Imana. Yego. Ahubwo nsigaye mbabwira ati ariko umwana utagira iby'iwabo n'inda ahubwo. Ahubwo urinde we mukozi umbwira ngo singi iby'iwacu. Ahubwo ngomba kubirya. Nama no kubirya ngo nkagusagurira. Bipfa kuba ari iby'Imana. Dawidi yigeze ajya kureba umutambyi. Yego. Ashobora kuba Abiyatari wari umutambyi kuri icyo gihe. Nigiye ahungaga Sawuli. Noneho ageze ku mutambyi cyangwa se Abimeleki gutyo hagati yabo bombi asanga aramubwira ati nta byo kurya bihari. Yarashonje n'abandi basore be nyine bamufashe urugamba. Aramubwira ati ndashonje nyine ibyo kurya. Yarakeneye inkota y'urugendo, akeneye n'ibyo kurya. Ku nkota aramubwira ati hari yindi wakoresheje wica Sawuli. Yego. Ati niyihari. Hanyuma
wica Goliyati plutôt ati mwe wicishije Goliyati nihari ariko ibyo kurya nabyo nta byo kurya by'abantu basanzwe bihari atahubwo ari ibyo kurya by'abatambyi nibyo bihari David aramubwira ati zana nirire ati byerejwe Uwiteka ati nibyo byonyine biri hano David ko yari yisobanukiwe aramubwira ati ibyo nyine byerejwe Uwiteka ibyo shaka nawe iby'Imana babikwerekeye ahubwo aba ari byo wirira yego ibyo kwa data babiri ahubwo ntabiriye naba ntarisobanura reka tubwire abantu ntabwo barisobanukirwa bariho ntabwo bazi icyo babaye cyo mu Mana yego umaze kumenya ko wabaye umwana w'Imana yego so ari umutwaro utwara abatwara yego n'icyubahiro nacyo ugomba gutangira kukigendera nk'umwana w'Imana yego nta nubwo wongera kuvuga nk'uko abantu bose bavuga yego uyu mwana w'umunyacubahiro yego ntavuga ibyo abonye nta nubwo anagendera aho ariho hose yego niyo mpamvu rero wumvise ko bya bindi byose basezeranya abantu bavuga twabanje kubishyira ku ruhande yego ahubwo twivugira uwaducunguye twivugira umucunguzi twivugira ibyo kwa data ibyo kwa data rero ni ibyacu yego niba nawe uri umwana w'Imana jya iby'iwanyu yego ntabwo wabyibye rwose ahubwo nawe ujye utekereza gute umukozi ambwira ngo nariye iby'iwacu ako kantu ujye ugashyira gute umukozi ambwira ngo nariye iby'iwacu umugati se si ngomba kuwurya kuko ari uwacu cyane ikindi nacyo nyine umukozi ntabwo ahora mu rugo ubwo nshatse gusubira inyuma gato yego kuko urumva ko nari umukozi w'Imana kandi nkumva ari titiri ikomeye cyane aho ngeze ati nanjye ni umukozi w'Imana ukomeye cyane bakanyakira neza iyo fiyeri nkumva koko uri impagije ariko nagiranya nkumva n'ubundi ntaragira aho nshaka yego ryo kuba umukozi ariko maze kumenya neza maze guhishurirwa ko ndi umwana w'Imana byaranejeje cyane yego naravuze tuzi ko byubahiro byose byo kwitwa umukozi w'Imana umuhanuzi ukomeye umuntu ufite ikiganza gishushe amavuta uzi ko bya bintu byose ari bito nuduhenda abana ahubwo ku mwana w'Imana mbonye ari byo bintu bifite valeur bifite agaciro yego rwose kabone kuko n'ubundi nyene ntabwo isi yose ibyo bintu irabimenya yego kandi kuba itarabimenya kuba abantu bataramenya icyo babaye niho bibera niho bifitiye agaciro si ibyo umuntu uwo ari we wese ngo yihabwe bisaba ko bihabwa n'Imana kubabihawe niho bifitiye agaciro yego rwose nyene Imana yikubwiye ati narakubyaye uri umwana wanjye yego dore nagutangiriye impongano ntabwo ukiri umunyabyaha yego ngewe numva ari cyo kintu gishimishije cyane kurusha ibindi byose cyanshimisha kurushaho mbwira ngo ndaguhaye miliyoni ngo ndaguhaye miliyoni 2 kumbwira ko ndi umwana w'Imana icyo cyonyine kirahagije kiruta amafaranga yego ntaho bihuriye n'amafaranga yego rwose nibyo Imana ishimwe cyane ubwo waruvuze ko wasanze imyaka yose wamaze utarizera ubutumwa bwiza nta kindi wibuka uretse ibihombo wagiriyemo by'uburyo butari bumwe nibyo rwose noneho rero aho wizera ubutumwa bwiza ujya wakomeza gusohora mu migisha ibonerwa muri Kristo Yesu wamfashije ugasobanurira abadukurikiye ese ibyo watekerezaga nk'imigisha kera ariko n'ibyo waje kunguka nk'imigisha muri Kristo urabidutandukanyiriza gute yego natekereza ko kugira umugisha niyo nyene wambwiraga Imana iguhaye umugisha nabisamira hejuru cyane natekereza ko kugira umugisha nukugira inzu nziza nukugira isambu nziza nukugira umuryango ngo mwiza nukugira abana basanaze abahungu n'abakobwa nukugira imyambaro itandukanye ya gishumba nukugira amafaranga njya mbumva bavuga ngo kera ngo bari barakubiswe ngo batagira agakote ko kwambara ngo none ngo garde robe ngo yuzuye amakote ngo bisigaye bibagora guhitamo iryo bambara
biriya ni ukwiratana ibibozi, ni ukwiratana ibibozi biteye isoni. Pawulo niko abyize ibyo nta n'ubwo n'ubutumwa bwiza. Urumva uwo ni wo mugisha narinzi. Yego. Ariko n'abandi badukurikira kuri iyi cano niwo bazi. Yego. Ariko reka mbabwire ngo ntabwo ari wo. Yego. Ntabwo ari wo mugisha. Yego. Ntabwo ari wo mugisha. Nkanjye wamaze kwizera ubutumwa bwiza, namenye ko ndi umwana w'Imana, ndi intungane. Yego. Ndi uwera, ndi umutagawa. Yego. Mu Befeso niho babitubwira neza igice cya mbere. Yego, wahareba nta kibazo. Igice cya mbere. Reka tuharebe kugira ngo byose usangiza abantu iyo migisha. Abantu batagira ngo ni amagambo. Reka duheshe abantu umugisha. Reka duheshe abantu umugisha. Yego pe. Mu Abefeso ba mbere reka mpere kuri 2. Abefeso igice cya mbere kamere kuri 2. Yego. Ngo ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se. Ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Duca akarongo aho hantu. Amen. Nta nzirimo. Yego. Nta n'umugore arimo. Yego. Nta n'umwana. Yego. Nta na bya bindi badusezeranyaga. Yego. Bimwe bajyaga bambwira. Byose nta na kimwe kirimo. Ngo ahubwo ngo ni imigisha y'ahantu ho mu ijuru. Amen. Ngo kandi nayiherewe hehe? Muri Kristo Yesu. Amen. Ubwo iri mu iyo paki. Yego. Kristo Yesu ubwo abaye ipaki. Iyo migisha irimo. Ntabwo itangirwa muri church. Oya. Ni muri Kristo Yesu. Si pastor uyitanga. Oya. Turamugira mu sina bishop. Ni muri Kristo Yesu. Amen. Ngo kuko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera. Amen. Tutariho umugayo imbere y'Imana. Amen. Usara umugisha uruti wo kuba uwera. Nico naca abantu bacumve, ntabwo ndi uwera kuko niyeza. Yego. Ntabwo ndi uwera kuko imbere yuko njya kuri podium mbanza kwiyeza. Habanza nkavuga ibyo nakoze. Oya. Ndi uwera ndi mu nzu, ndi uwera ndi hanze, ndi uwera ndi muri dushe, ndi uwera ndi guhinga, ndi uwera ntari guhinga. Yego rwose. Sibyo? Yego. Ahubwo ngo ni ibintu Imana yagambiriye kera. Amen. Yuko nzaba uwera. Kandi ubwo ari Imana yabigambiriye ntihari kubona no kubisohoza. Ahubwo se ndinde wo guhakana iby'Imana yavuze. Kandi kutamenya ko ndi uwera nico kibazo. Ubundi ahubwo niba ari nayo yakugize uwera ninde wundi wabihakana? Uya nta waje hasi, waje hejuru, aho waje hose ntiwabihakana. Yego rwose. Ntiwanabikuraho. Yego rwose. Ngo kuko yagambiriye kera ngo kubw'urukundo rwayo. Yego. Kuduhindura abana bayo ngo tubiheshejwe na Yesu Kristo ngo kubw'ineza ye y'ubushake bwayo. Ngo kugira ngo ubuntu bwayo ngo butagira akagero ngo bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Ngo niwe waducuncumuriyeho. Ngo niwe wadushagirijeho ngo kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu kuko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Muvandi ngiye imigisha. Subiramo uwo murongo usorejeho wa 7. Ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Amen. Muvandi ngiye numva nta kindi kiruta ibyo bintu. Nta kintu wanzanira hano mu isi cyandutira kuba ko Imana yangize uwera. Amen. Nta kindi wampa hoya. Yego. Yewe ndanakemeye ngo ndacakire. Yego. Se nazakimarana igihe kingana gito. Suko. Ariko ibi bintu n'ivyiteka ryose. Kuko vyavuzwe n'uwiteka byose. Uwabikoze n'uwiteka byose. Uwo kubivuguruza rero yaba ari uwiteka ryose. Nawe ntawo. Yego. Yego rwose. Ngiye imigisha. Abantu nibakira umugisha. Amen. Kuko ari nabaza bakambira ati ariko kwa amazina wari muhanuzi wanse yambwa ati ibyo nsinkibibamo. Yego. Ahubwo reka nkubwire umugisha wari. Ati niba ari ivyo rero ati agahita agenda akawutera ibuye. Akawutera. Ariko nyamunika niwo abantu bakeneye. Okay. Uwo mugisha umaze kuwubona ibindi byose nyene
ni inyongera. Kandi iyo umuntu yaguze icyo ashaka yakunze nubwo batamwongeza nta kibazo aba afite, nibyo arigendera, nibyo yanyuzwe, nibyo njyewe rero naranyuzwe. amen amen. None se urumva mbere watinyaga urupfu? Yego. Kubera ko wumvaga ruzakujyana ahabi, ariko gutya ubu ubanye narwo gute? Urupfu hari nyene ibintu maze kwizera, ni na muri za nyungu, ni no muri wa mugisha nasobanukiwe. Namenye ko uru rupfu rwica, uru rupfu rwo umuntu tuvuga ngo yapfuye ko yagiye rusororo, namenye ko atari rwo rupfu. Yego. Bibiri duhamiriza neza ko ibiri ari ugusinzira. Yego. Ariko urupfu nyago ni ugutandukana n'Imana. Yego rwose. Urumva ko nubundi nari ntandukanijwe n'Imana kandi naranayivugaga. Habizi. Wari upfuye. Nari mfuye. Niko no mu Befeso bavuga. Mu gice cya 2. Paulo niko yavuze. Ngo mwari abapfu ngo mwishwe n'ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu. Ngo Kristo Yesu arabazura. Amen. 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 Rero Kristo Yesu yaranzuye. Yego. Amaze kunzura rero ubu mbayeho nk'umuzuke. Yego rwose. Umuzuke yari yarapfuye nyine. Yego. Ibyo byaribagiranye, akongera akazuka. Yego. Nta yandi matekazi. Nibyo. Nta bindi bintazi. Mbayeho nk'umuzuke rero. Yego. Nibyo. Mbayeho nk'umuzuke. Ni ukuvuga ngo rero uko mbayeho, mbayeho mbeshejwe nyine n'uwanzuye. Ubwo urupfu rwo kuri we nta rugihari? Nta ruhari. Ahubwo hazabaho gusinzira. Yego. Kandi nabyo ni byiza, hashingiye ko bizakwinjiza mu mwuzuro w'ibyo Kristo yagufatiye. Amen. Impamvu nanarutinyaga rero urwo rupfu rwa mbere, numva ko nimpfa ntiyejeje, ntabwirije, ntagiye mu bingizi ngo nsenge, numva nahita njya umuriro, numva narimbuka. Ariko urumva nyene sinari bwasobanukirwe uwo ndiwe. Ariko ubu namaze kumenya neza, no muvandimwe yanabihamije mu bitabo by'indirimbo byo gushimisha, no bavuga indirimbo y'108 ngo ngende umukristo, ngo nzahora ndiwe, ngo no kugeza kugupfa. Yego. Ngo maze n'intumigwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo, bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ubwo rero ikintu ntegereje kuzataha, ntegereje ubukwe. Uko nzaba nsanze uwankunze kandi yanankoye, yanguze n'igiciro cyinshi cyane. Ariko ubwo iyo myaka 4 umaze warize ubutumwa bwiza, n'indi myaka ntekereza ko ari myinshi wamaze utarizera ubutumwa bwiza, sinumva iyo myaka 4 umaze ariyo twafata nk'aho ariyo umaze ubayeho. Niyo ego, kuko urumva nyene mbere nari mfuye. Yego. Ibyo mbihamanya n'umutima wanje ko nari mfuye. Yego. Kuko hari ibihamya byinshi. Yego. By'ijambo ry'Imana, uko Imana yarinze imbere. Yego. Yego. None ubu ngubu rero ubu ni nabwo mbayeho. Nibwo ubayeho. Ni nabwo meze neza. Yego. Kurusha uko nari meze. Yego rwose. Ni nabwo meze neza cyane. Yego. Kuko ibya mbere byo nyene byabayemo ibihombo byinshi. Yego. None ubu nukuva mu bwiza, uko ugenda usobanukirwa umutungo wawe wo muri Kristo. Nyene uwanzuye akomeje kumpa n'ibinezeza. Amen. Amen. Akomeje no kunyerekana bya bindi ntari nzi neza, ahubwo navyo ko ari byo byanjye. Amen. Amen. Agenda mpa rero buri kimwe uko bukeye uko bwije, kandi nanjye nkamwizera nk'umubyeyi wanjye, nkuko nyine umwana yizera umubyeyi ukumenyera byose. Nanjye niko mwizera. Amen. Singihangayika. Amen. Sinkigira ibibazo nk'ivyo mbona abantu bafite. Wakize n'umuruho n'ibibazo no kwiheba n'ibindi byose. Nyene ngo zambaraga zangwanyaga, yaziribati yigorogo n'ibisigisigi, ngo mbeze n'ibisigisigi byabo nta ubasha bigifite. Amen. Ubwo rero aho niho nshinga kadomo. Amen. Niyo bije ndabibwira ati muri bisigisigi, yego, nta ubasha mugifite, yego, ubuzima bugakomeza. Nibyo rwose. Dusoza ubuhamya bwawe bwiza, gira wenda ijambo rya nyuma bwa mbere ugeza ku bantu bagikorera ijuru, yego, bwa kabiri ugeza ku bamaze kurihabwa. Yego. Abagikorera ijuru nicyo navuga. Yego. Mururira umusozi biruhanye. Yego. Nago muzigira murenga umutaro. Yego. Gukorera ijuru ni nko kuvomera mu kayunguruzo. Yego. Yego. Nikajya kuzura. Yego.
ntibishoboka usukamwe amazi agenda. Impamvu nyene yuko ridakorerwa nuko nyene ibyo nakoraga n'ibyo abandi bari gukora nga ubu ngubu iyo umubajije arakubwira ko atarifite. Ubwo si yo nzira rero. Si yo nzira yo gukorera ijuru ntibaho, irafunze kuko uwarikoreye n'umwe arariduha, ni Kristo Yesu. Rwose yaranavyivugiye ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data namujyanye. Kubamaze kwizera nabo rero abera abaziranenge ngo turabana b'Imana, turabaragwa, turi bene gitare, turanezerewe. Nibakomeze banezere kuko ni bene gitare. Ahubwo noneho bya bindi bahozemo ko ndabizi benshi twahozemo ibyo bintu babivunjemo ibyiza. Wa mwete twagiraga ngaho twagiye za Kanyarira, ngaho twagiye kurara makesha, ngaho twagize ibiki n'ibiki, babikore kabiri, bakube kabiri. Nyene tubikore cyane, tunezererwe cyane, twishime cyane, dusura abantu cyane, duterane cyane, dusangire ijambo ry'Imana cyane, turirimbe cyane, kuko nitwe tuvyemerewe, ni natwe tunavyumva. Noneho byibura bifite naho byandikwa. Amen. Turabashimiye rero mwe mwadukurikiye mu iki kiganiro cyacu cyafashe iminota itari mikeya, ariko wowe wabanye natwe kuva gitangiye kugeza gisoje, turagushimiye cyane. Ariko dushimiye na mwene data wafashe umwanya we kugira ngo mu by'ukuri aduhe buno buhamya bwiza buzafasha benshi batari basobanukirwa uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu, ariko nanone na bene data bakongera bakanezeranwa na mwene data, kubera ko bakomeza nabo kwibuka aho Imana yagiye bakura n'uburyo bagiye baruhuka. Dushimiye Imana rero yadushoboje kugira ngo byose bigende neza. Imana ishimwe n'iteka ryose. Amen.